Munyaneza jini kwa jini rabia jaja kwa jaja. Ndagusabye babyeyi uyu mugabo Munyaneza mutwereka aho aherereye muri aka kanya mukoresha imbaraga za basogokuru na basogokuruza. Muzamura umuriro uru rupapuro uyu muti utwereka icyerekezo cy'aho aherereye maze mu mukurure mu muzane mu mutugereza. Ntukure kamera. Niba uyu mugore baramutwaye umugabo hakaba hari uwamumutwaye turagira ngo mumushike mu muzane mu mutwereke babyeyi. Aya mazi mureba nayo mu nyanja muranyumva neza ariko kigaragara rero uyu mugabo kwa Kinara Yesu nizina rya Yesu ko biri kwaka ngiye gushika bamuzane jini kwa jini 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 rabia wabonye aho bafatiye umugabo wawe wa mwana baramufashe bamushyira muri prudence dangu wano wongeye kumuzana uramureba reba nguwo kamera igira hino Yesu nuriya turashize mugoze kuri umugome Yesu mazi mu nyanja rebera dangu wano shanirire kuki watwaye umugabo w'abandi wabikoreye kucyana umunsi ku munsi wakoze subscribe mu gushimira cyane aho tarekora bene mwanya kugira ngo uyikore ujye basha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ndabemera cyane aho muba muri hose mu bice bigiye bitandukanye. Nitwa Bucece mu gace umwami byayishuwe unyite Kiroso unyite kazi keshimba ndimo ngenda bagezaho kaba kagiye gatandukanye mwebwe njebege abajya nicara sinye ncika intege byanjye mba nkora byose amana nijoro izuba riva ndetse no muhe byose turakora cyane kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyane sinjyananirwa mu byo mba nkora byose nibereye ku gicumbi inyuma y'inzu y'umupfumu niho nibereye ku gicumbi cya Nyamasheke ku Kivu nkuko muri kureba amazi ahangaha muri kureba akazo k'umupfumu kibere mu mazi cameraman adufashe hano hejuru nkuko muri kubireba niho mba nagiye kubashakira inkuru ziba zigiye zitandukanye. Nahamagaye n'umuntu arambwira ati ndashaka ko ujya kusangiza inkuru abantu badukurikiye ariko rero ibintu byanjye ndatungurana ntago nteguza umuntu kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyangwa kugira ngo mbagerere mutagera cyangwa mutabasha kugera aho muri mu bice biba bigiye bitandukanye. Reka mbagure ko mbemera cyane wowe utameze neza nkubwira ngo ihangane umunsi nimba utameze neza ejo uzamera neza cyane. Abankunda n'abanyanga ndabashuhuje kandi abanyanga mugabanye kwanga cyangwa kunyanga ariko ibyo ni akazi kanyu cyangwa bikunda musankunda nta kundi niko bimeze ni akazi kenshi ngomba gukora kandi mu gihe gikwiye. Rero umuntu ugiye kudusangiza inkuru reka uhamagare hafi y'amazi nabanje kugwa gitumu kano kazu mugafate aka kazu igira hino aka kazu mugafate abana nituze tw'ibyatsi tumwe twabaruzi koko cyangwa tw'abapfumu bamuri kugenda mubona bagiye bagira bitsimbamo ariko mana yanjye kera babyitaga ngo ni inzu za gakondo ariko none uzabaye iz'abapfumu abarozi ndabatinya ariko abo yancika intege mu kazi kanye mba nkoko igira hino ngiye kuganira n'uyu muntu hari inkuru agiye kudusangiza uraho neza igira hino gufate se ntago ugikunda kujya ku mazi ntago mbikunda ntago bikunda nyine kuyareba Justin nayareba ariko sinjya nyajyamo utishimye oya ntago nakishima uzi impamvu naguhamagaye se banza wibwira abantu badukurikiye kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza none utubwira n'icyo baduhamagariye kugira ngo nabwiye abantu ko ahantu duhagaze ari ku nzu y'umupfumu turi inyuma yiwe ahubwo tuvuge vuba kugira ngo atatugwa gitumu cyangwa ugasanga dutereje ibyo birozi amazina nitwa Karine ndumva atari ngombwa kuvuga amazina yose nta kintu bitwaye. Impamvu rero nishimye mfite ikibazo gikomeye. Hari umukobwa yahoze ari inshuti yanjye cyane inshuti magara wa muntu uganiriza uriya muntu uganiriza ibintu byose nyene byose nyuma rero y'igihe yaje kuntwara umugabo ubu tuvugana mbangire nyene umugabo wanjye yaramusanze rero bandangiye umuganga bambwira ko ashobora kubikora
umugabo wanjye akagaruka, ndavuga ngo reka nguhamagare tujyane koko twereke abanyarwanda niba ibintu ari byo cyangwa se babeshya. Kino gicumbi nigeze kukizaho ni igicumbi cya Mukasa. Ki waje kwa Mukasa zugahitamo Mukasa? Cyane umuntu wandangiye arambwira ngo yagiyeyo nyine ikibazo birakora, nanjye ubwo ngiye kugerageza amahirwe ndebe niba biri bukunde ko. Okay, gahunda ubwo kujyanye niyo kugira Umugabo agaruke. Ngo bakoreke n'uwo gutwara umugabo. Yego. Yego. Njye ndi gukeka ko ari uwo mugore twahoze turi inshuti cyane. Barabikubwiye? Ndi kubikeka kuko hari umuntu w'inshuti yanjye yambwiye ko yamubonye ariko sinjya mbyizera ko bishoboka ko yaba yaramubonye. Okay, reka tugende, ibindi byose urabimenya ugeze kwa Mukasa. Abantu badukurikiye bakomeze badukurikirana kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Wowe rero ikintu tugiye gukora ni iki? Wowe urabigenza ute? Uraca ahangaha hariya kwa Mukasa, genda aca munsi kugira ngo atabona ko tujyanye, ubanze ugende ugereyo ndahita ngusangayo. Shane gifite ubwoba bwinshi nubwo mbe ngiye mu bapfumu. Ugiye gupfumaguye? Abagore n'abagome. Abagore ni babi. Umugabo wa muri tugashaka kubera icyo mbwira ngo nshaka kubona. Ako umuntu mubanye imyaka 5 igashira uzima mwaragezeho. Nawe yes, reka wowe caha ngaha cameraman ntunkureho kamera, wowe caha ngaha genda caha ngenge gucaha ni mu mazi ariko ndakuramo inkweto ndazisiga aha ngaha. Cameraman naramuka atwirukankanye ariko ndanze naramuka atwirukankanye niremo inkweto ndaje nkwereke ngewe kamera kuramo inkweto ntabwo nyancikira ijye mu kazi kanje rero nibyo njya mbabwira kandi ngomba gukora ko kakuye niko kanunze aho bafite inkweto nzisize abakaziba ntataha. Kigali ni iki? Amazi nisanga ari maremare gaheramo nyine ubwo murabibona urupfu rwanye ndabapfuye nk'intwari ye kubashakira inkuru. Kamera twagiye kanca hirya kandi hakwirwara sisirimo ahangaha shaze inkuru zizankoraho. Kamera betayari kanca mu mazi sanga ari harehare nkagwamo cyo mu mazi ariko Yesu we sinzi no koga namutse nguyemo ubwo nyine ntapfa nyine napfira kuri kamera no si nta kundi. Ariko reka mbageze inkuru ziri turashize ni harehare. Cameraman ntazi no koga yene ku buryo narohama nangwa ze ngo ndohamure kwa Cinera Yesu. Wewe uzoka zindiriyemo ako gere icyo nshanda kigeraho paka yingezeho. Kamera ube hafi Yesu we ube hafi mfite ubwoba ndagaswe n'ipantaro yanjye yatose murabibona ariko nta kundi cyo nshanda kigeraho amaye ndinamye. Kazu kabapfu sinzokara kwa Cinera kweto zanyu simbona aho nshaka ndurira he ndumva ari no gupfumaguza ahubwo ibi bintu biranjomba. Yesu we kamera bandacaye kuza ahantu uca inza amaze kumupfumaguriza kwa Cinera Yesu nguye mu mazi umva kamera betayari pana yanjye yinamye ariko iby'ipano simbireba ndi mu kazi ndi mu kazi sha. Kamera yagize kamera nta no kunzamura we yes imbere watinye kwinjira wowe watinye kwinjira kubera iki wowe dore nguriye kasa kwagira mani muraho muga kimbere muraho
imbere nyine ndagenze manza umusuzi mwebwe muragenzwa n'igihano ibi byo biri kunoga bakara ndera kwadanya muzinda mbankoroga mara yanjye kiteze byawo ndi ko buri munsi nabyo ngo mukajye muza muntu ngazakamera buri munsi murambiya ufite ubwoba mumva imbere bite byanyu ufite ubwoba muga yego gende kwari wowe wanza yanga wajya ngo hari umukobwa twahoze turi inshuti baravuze ko wari wamuhamagaye se ninjye wari waguhamagaye wari ukumamagara okay ni karibu ngo byakugendekeye gute hano ufite ubwoba utagiye none mugabo wanjye baramuntwaye icara hasi aho ngaho ipantaro yanjye yatose ngo bagutwaye umugabo ngo bigenze gute nyine hari umukobwa wari inshuti yanjye yaragiye yarantaye yaragutaye amaze igihe kingana icyo agutaye amaze umwaka agutaye umugabo wawe yitwa Venuste irindi Munyaneza ayo ni amazina se na nyina bamwise okay wowe witwa nde nitwa Karine witwa Karine Kare mama undebere inkweto bataziba ndakumva sha witwa Karina urambwe umugabo wawe ni Munyaneza uru rupapuro rwanjye uri kurureba urwitegereza ureba aha ngaha ibintu by'umukara n'ibikimuga uyu ni umuti wanjye nkoresha iyo ngiye gushika kugira ngo ndebe aho umuntu aherereye umugabo we niba umugabo we yaramutaye ku bushake cyangwa ari ikindi kibazo afite ndabibonera kuri uru rupapuro rwanjye nibwo ndamenya aho aherereye aho ariho tumenye niba hari n'uwamujyanye nabwo ndabibonera kuri uru rupapuro ntabwo wadushika ubu Munyaneza jini kwa jini rabia jajja kwa jajja ndagusabye babyeyi uyu mugabo Munyaneza mutwereka aho aherereye muri aka kanya mukoresha imbaraga za basogokuru na basogokuruza muzamura umuriro uru rupapuro uyu muti utwereka icyerekezo cy'aho aherereye maze mu mukurure mu muzane mu mutugereza ntukureho kamera niba uyu mugore baramutwaye umugabo hakaba hari uwamumutwaye turagira ngo mumushike mu muzane mu mutwereke babyeyi aya mazi mureba nayo mu nyanja muranyumva neza ariko kigaragara rero uyu mugabo kwakina Yesu nizana rya Yesu ko biri kwaka ngiye gushika bamuzane jini kwa jini rabia biratse ubu ngubu uyu muti niwo nkoresha iyo ndi gushika iki ni kigaragaza ko umugabo w'uyu mugore baramumutwaye koko nkuko bireba urabona umutwaye wamushika ukamuzana tukamubona kuva umuriro wemeye kwaka ababyeyi bemeye kumufasha ndamushika uwamumutwaye ndamuzana rero dore umuntu wamumutwaye uyu muntu wamumutwaye ntago ari hafi aha ngaha ariko ushaka kwirukanka kugiye bakagupfumuriza kigaragara uyu mugabo n'ubundi asanzwe ajya mu bagore batandukanye dore ureba ko urupapuro ruhiye hano hagashya ariko aha ntihashye dore ese mvuga kuki ukorera hano hafi y'inyanja hano niho mbasha kuvugana n'imbaraga z'abakurambere nkavugana na madamu Samake nkavugana na za Saradini ahangaha niho nkoreshereza imbaraga za basogokuru na basogokuruza niyo mpamvu mba ndi gukorera ahangaha ku nyanja mwabana gusa aya amazi aya mazi ni ay'inyanja nk'uko ubona mba ndi hano ku nyanja n'ubundi iyo ngiye gushika nk'umuntu ngira ngo mushike mukuruye mu nyanja nkoresha aya mazi nkakoresha n'ihembe ryanjye karondozi nkahita mushika nkamuzana ese umuntu wamushika kumuzana tumubone cyangwa muramubona n'amaso yanyu bana banjye ataraha utavuye ahangaha reka mbabwire ntavuye ahangaha ndamushika muzane muramubona hano ku nyanja ikindi ngira ngo mbabwire ureba aya mazi ariko ubundi se wowe kankubaza wa mudamu we akaguru kakurya nakahe nakubaza nakaguru k'ibumoso umaze igihe kingana iki kakurya kiza nk'amezi abiri
mu bitugu byawe se ntago umaze iminsi uri kumva uri gushya kandi uremerewe cyane? Ndabyumva. aho se ibintu biba bikujya mu nda bimaze igihe kingana iki? Ubimaranye igihe kingana iki? Maze igihe gitonya nk'ukwezi. Ese ko biri kugaragara ko nawe bakugiriyeyo wajya kubonana n'umugabo wawe ntumushimishe nk'uko bikwiriye, kubera iki utashimisha umugabo wawe? Kurinda abandi bagore bamugutwara, dore umugore wa mbere wamugutwaye uyu ni umurozi, kuko umugabo wawe bamurogeye muri Prudence, bakoresha Prudence, baragenda bamuzirikira ahantu ku buryo umugabo wawe adashobora kongera kugutekereza, ageze n'iwawe ntashobora kongera gushyukwa. Uranyumva neza? Dore rero umugore wamugutwaye ari muri iki cyerekezo, ubu ibi byose ureba ngiye kumushika. Dore ikikwereka rero ko bakugiriye amazi ntuyareba, uyu ntiwari umuriro. Witegereze ureba ahangaha mu kanya uko bigiye kugenda, mwana wanjye. Wiki turashize aho ubona ntukorana n'ibiginira. Ngiye ntago nkorana n'amagini, ni ngiye muganga Mukasandi dogiteri, ntago ngiye nkorana n'amagini bana banje. Uranyumva neza? Si ureba aya mazi gutya ari kugenda yirabura, reba, urabibona? Do si ureba? Ahubwo wari ugiye no gupfa mu gihe gitoya, ntubibona? Kwari gutukura. Uyu mutukura kureba uyu nguyu, reba itegereze urebe. Wowe wari ugiye gupfa bakugiriye wakana we, ariko muri aka kanya ibyo bakoresheje byose ngiye kubikurura mbikwereke mwana wanjye. Uranyumva sha? Turashize. Aya ni amazi yo mu nyanja, nababwiye yuko sinya nkunda abantu ko yasutse mu ihembe se akaba ari kubira Yesu we. Mpamvu rero nyasutse muri iri hembe, ari kubira. Iri hembe niryo nkoresha iyo ngiye gushika mu abana banjye. Ari mabira. Uyu muntu watwaye uyu mugore umugabo, ngiye kubanza nshika ibyo bakoresheje. Ari kubira. Ntibyatuturumbukana. Oya nta kibazo. We fata hano cana. Bana bari inyuma ya kamera nta nubwo bya. Ubundi ko ufite ubwoba ntago uzi ko wageze kwa muganga. We ntangiye kukwereka ibimenyetso n'ibibazo byose wari ufite. Wowe urimo uratitira. Wititira hano ntago batitira. Uranyumva sha? Ufite ubwo waje gupfuma gusa. Jini kwa jini. Cana hano. Basha. Abarozi bafite imbaraga bagutwariye umugabo wacu kobwa we, itonde neza mada. Uranyumva sha mwana wanjye? Aba barozi bafite imbaraga udakina. Cana ongera ucane. Ibintu byankikira ubwanwa. Cana. Basha. Jini kwa jini. Amahembe ahigurwa yandi icumu rishingurwa irindi nkoti kurwa yindi. Ibintu barogeye mu mugabo w'uyu mudamu witwa nde? Witwa nde madamu? Kutavuga ariko. Irindi. Ntago wizi. Wari ngo twike. Ndi kukubaza ngo witwa nde? Icara hano washano wirye umukobwa cyane niba udashaka ngo ufasha nigendera. Witwa Karini rindi. Witwa Karini rindi. Abana turacanga twiruke. Uranyumva neza? Jini kwa jini rabia. Wabonye aho bafatiye umugabo wawe wa mwana? Baramufashe bamushyira muri Prudence. Barangije bamuteza amahembe. Ikindi witegereze, aya nama baba mugurutsa ageri wawe agahita aguruka. Uranyumva neza? Uranyumva sha? Witegereze urebe. Wabibonye? Iyi ni inyanja nkoresha mwana wanjye, urabibona sha? Witegereze urebe. Umuntu wagutwariye umugabo wowe wari ugiye gupfura utunguranye, ariko ababyeyi barabihagaritse. Koma mu mashishimira ababyeyi. Vuga ati babyeyi ndabashimiye. Bishoboka. Ikiri ibihumbi 200 hano none ahangaha. Nkwereke nshika umugabo wawe muzana. Muga. Ko mfite ubwoba. Ikiri ibihumbi 200 hano. Ibihumbi 200. Yego ni ibihumbi 200 wakana we. Ayo mafaranga ndayishyura yashyira hano mwimuhanye. Umugabo wawe dore bibari baramukoreye. Iri niba bari mugurutsa kumwe ageri wawe agahita aguruka akagenda. Iki ngiki nicyo cyatuma adashobora kongera gushyukwa cyangwa ngo akantu ke keguke. N'ubundi nta nubwo ajya arahagera agahita agenda. Agira ate? Agera mu rugo agahita agenda.
umugore wagutwariye umugabo yaragiye amumanika ahantu ngiye kumushika muzana ahangaha muri iyi nyanja umubone Yes koko. nimara kumuzana umugabo wagarutse mu rugo uzibuke kuza gushimira ababyeyi uranyumva sha Uramushika tumuzana turebe. Tumukuri kamera no kuro kamera. Kwagiye. Kuro kamera. We. Nabandi ibintu naye numwe. Ese muga. Ubwo no kuvuga ngo ugiye kumushikira ahangaha ku nyanja. yego ndakumva mwana wanjye Ugiye kumukurura umuzane ngiye mugaragaze. kumukurura muzane mugaragaze nkoresheje irihembe ryanjye karondoze wa kana we Mugara abantu bibaza imbaraga mufite nizi kuzimu imbaraga z'ibizimu imbaraga zimeze gutubuye. wa mwana we ntabwo imbaraga nkoresha ari izikuzimu ni imbaraga za basogokuru na basogokuruza kandi hagati yo wizeye Imana ukizera n'ababyeyi ibintu byose birashoboka urumva wa kana we Okay bikore natwe ntago dukuraho kamera twirebere taza kudutubura turebe. umva we madam vayo ngaho rambika ibyo bintu ufite uzahangaha Nka data sha iyi nyanja nabwiye ngo ndayiyobora ikanyumvira muranyumva iyi nyanja ndayiyobora ikanyumvira ubu ngubu ngiye kumushika nkoresheje irembe ryanjye karondozi mpite mutwika mukurure cana ahangaha ngiye kumushika mba nkoroga umushikire manga ngiye kumushikira ahangaha muramubona hano mu nyanja mwabanamo cyane reka ibintu by'ubwoba ariko hano uri kwa muganga ufite ubwoba bw'iki jini kwa jini kwa kinara kwa jini kwa yes we man janguwano nguwongeye kumuzana uramureba reba nguwo kamera gira hino yes we nuriya turashize mugoze kuri umugome yes mazi mu nyanja rebera janguwano shanirire ugira hino baba we mazi mu muriro mu nyanja vayo izina rya Yesu toka satani abandi ntago mbakunda muranyuze muga turashize uramuzi iwe ndamuzi Sharon ni wawe ujya mutarwanya muga ko bagiye kurwana kadiri cyumukoraho uwagutwariye umugabo namuzanye nguyu namukizanye utagira uranyumva kuki watwaye umugabo w'abandi kuki wabikoreye kiganjye kugisoreza abatankubita imico yo gutwara abagabo b'abandi wakuye he ko mbona ariko kazi ukora ntabwo azongera ntabwo uzongera uranyumva neza umva uremera kwishyura ibyo uyu nguyu yakoresheje byose urabyemera imico yo gutwara abagabo b'abandi ntabwo uzabisubiramo ntabwo uzabyongera jewe ikiganiro ngiye kugisoreza ngaha nigendere muga kameraman tubisiga ukunguku subira iyo uturutse yesu baba we kameraman inkuru nyishoreja muga numara kwishyura ayo mafaranga nibwo nzagukiza muga kuri umugome yesu we muga kuri umugome je ntago ndi umugome ni akazi kanjye nshinzwe sinkunda abantu bahimukira abandi mwabana mwe muranyumva neza ibintu mbonyanga kameraman ikiganiro tugisoreza sinkunda abantu bahimukira abandi muga nimero zawe turazishyira abahimukira abandi bazakureba ibindi nta bindi kiganiro ngishoreja ngaha muramuki